nababwiye mwafatamo izo video burahari. Ariko man bano urimo kundaburiza mba naje ngo nturemo, reka mbatema kandi kagoma wumva ukuntu kano kagoma ari fresh. Umuziki wa mbereye mugo geze mu rugo nandika ibisigo, biyagashaka kuzana ibirego ntayishikaye munsi y'umusego, kuki ushaka kugira rebo kandi nanywete we ugira. Umuziki wa mbereye mugo geze mu rugo nandika ibisigo, biyugashaje kuzana ibirego ntayishikaye munsi y'umusego, naniga yagiriza muri gero shaka gushake kungira umusego, urimo gusanyuka kakaguma ndumva ko ngako aho ngaho ho ni sawa. Okay guys, muri video yatambutse twarebeye hamwe uburyo wakoresha umuntu umwe akavamo abantu babiri. Abantu barebye iyo video mwaranyandikiye mwese mumbwira muti uzatwereke uburyo wakoramo iriya video, ariko nyikorere kuri kamera murimo kundeba, ubundi turebere hamwe uburyo umuntu umwe avamo abantu babiri. Ubwo rero nimba turi kumwe muri video, reba nimba hasi wamaze gukora like, ubundi reka dutangire. Yo bimeze bite wa kintu rwose kandi uvuye he? Mani narinje ngo bano bantu mwereke ibintu tujya dukora nyine nanjye mfite. None so umwanya hano watumye impano nyine kandi urabizi nyine mfite impano uyu mumwihorera atereka twige. Ubwo nukuvuga ngo weho uraza ujye muri application ukoresha uri gukora video, nurangiza uyifungure. Ariko mane wampa umwanya nkajya mbigisha kuririmba wa kintu bano bajya mangiyewe. None se kuririmba turabibigisha, uzi kuririmba? Nge nawe nzi kuririmba, uzajya ubigisha nzi kuririmba bya danje. Umunyumvirara uyu muntu reka tumuhe umwanya, ndumva ngo ashaka kuzajya atanga amasomo yo kuririmba. Reka tumuhe umwanya twumve indirimbo se yazajya twigisha kuririmba, twumve uburyo yazajya aririmbamo. Ngaho umwanya n'uwawe tangira uririmbe twumve. Kwinjira bwenge kuri nge nyoboye bisaba kubukaze mu njuga na rengi, bigusaba gushyiraho ifege fo kugira ngo ubone uko usiga abana bato bari hudu bareba ibitente. Maniga ntukamenyerera igitongo Kigali, nge nsigaye nkurikirwa n'abasirikari barenze, cyangwa umenyere ngewe na genge bujya twese dufite nta kibazo. Ubwo se urumva izo ndirimbo abantu bajya baziga bakazifatira ko numva ari indirimbo zibiga mani babyiga bino bintu ni akajyana wowe ayo masomo ya ntago yafata. Okay rata uraza ujye muri application ukoresha urimo kweditinga amashusho uyifungure. Ukimara kuyifungura uraza ube wafashe video, naberetse uburyo wafatamo iyo video. Hari ukuntu ufata video, uburyo nababwiye mwafatamo izo video burahari. Ariko man bano urimo kundaburiza mba naje ngo nturemo, reka mbatema kandi kagoma wumva ukuntu kano kagoma ari fresh. Umuziki wa mbereye mugo geze mu rugo nandika ibisigo, biyagashaka kuzana ibirego ntayishikaye munsi y'umusego, kuki ushaka kugira rebo kandi nanywete we ugira. Umuziki wa mbereye mugo geze mu rugo nandika ibisigo, biyugashaje kuzana ibirego ntayishikaye munsi y'umusego, naniga yagiriza muri gero shaka gushake kungira umusego, urimo gusanyuka kakaguma. Ndumva ko ngako aho ngaho ho ni sawa. Iyo ngiyo wenda yo yagira hagiye iyo ngiyo niwo wayiririmba mani nako mujyama wanjye. None se kuki wigishiriza ku ndirimbo zitari izawe? Hagiye ubanza ugashaka indirimbo zawe ukandika indirimbo, warangiza ukaza akaba arizo wigishirizaho abantu. Uzajya wigisha indirimbo abantu z'abandi bantu, izo baba barazumvise. Kano kagugama kaba ari na fresh bajya babyiga bakabifata akagenda. Ibyo tuzagushakira umwanya nuboneka, tuzabisaba abakuzi bacu badukurikira. Umwanya nuboneka tuzajya tuza tuguha uwo mwanya, nawe uzutanga ayo masomo yawe. Wenda wabona hari ibirara bigenzi byawe bikeneye kwiga. Okay rata wowe nimba wamaze kugera muri video ugiye gukora, uraza uhite ube wayifashe neza nkuko twabyumvikanye. Ubundi man ibyo ni ibice ufite, ubona ko ari ifege se wa kintu. Utangiye kujya unywa ibiyobyabwenge kuri kamera kwe, ubwo urumva udashaka kuzadufungira. Bana wajya ureka ibintu by'ubufakini nk'ubwo ngubwo. Ifege zikugize
nyine urabizi ko kunywera ifegi itabi mu ruhame ntabwo byemewe, none weho uje kubinywera n'uruhande rwanjye, byumvikane ko nshobora kugufungira. uyu mujyama njye sinzi ibintu urimo kunzanaho waruntu. Njyewe ubundi nari naguhaye n'umwanya, njyewe nimba nageze hano ngomba gukora ikintu cyanzanye wa kintu uri kumva. Hari umwanya ufite hano? Ngiye byanzanye ngomba kubikora kandi nintabikora ewana nakubomora waraye. Ibi bintu urimo kunzanaho ntabwo byazavamo waraye. Reka nkubwire, njyewe uramutse uvuga ngo utanga amasomo hano kuri YouTube, nanjye nkeneye kuba icyamamare waruntu. Reka bari abantu mani baba bashaka kumenya ibintu byo kuririmba, bose uzajya ubigisha ibintu byo ngo uzajya ubigisha ibyo bintu byo kugenda ngo bakora ngo amavideo, bazakora amavideo y'indirimbo badafite se wa kintu. None urashaka kujya ubigisha ibyo bintu by'indirimbo z'ibirara, bajye bakwihorera rwose wowe. Nyihorera bate mani, reka ngewe nkwereke iyi miziki yanjye ngomba kujya nyibigisha bakajya biga kuyiribyina, urumva nzajya mbigisha no kwibyina wa kintu. Rega ndije uzi no kubyina? Uzi ni okay, nimba uzi no kubyina reka tugushakira umwanya hano. Utangiye gutukana se ibyo bitabi rwose winywera ibitabi ahangaha, ihangane winywera amatabi ahangaha. Arubwo ari wowe ukuri. Oya turagushakira umwanya uzajya uza wigisha abo bantu kuririmba, ariko we kuzajya unywera itabi rwose kuri kamera. Uzi ko watuma abantu bo njyewe ngaho vuga. Ariko icyiza rero wareka kusembijugunya nimba umbwiye yuko umwanya ubonetse, ariko utaboneka twari kuzapfa ubusa. Turagushakira ujye uza wigisha abantu bawe kuririmba, urumva? Ubwo nzajya tubigishe kuririmba. Ubwo nanjye nizere ko abantu mugiye kujya mwoza tukigana kuririmba. Sawa rero nanjye ubwanjye ndabakunda.